naho bene data izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka tubasuhuze kandi tubifurize ishya n'ihirwe. Uwiteka abahire mwese mu izina rya Yesu. Turagarutse uyu munsi, ejo twize ingingo itubwira ngo mu maso y'Imana, ni muri cya cyigisho kitubwira ngo tuzi icyo ukora. Mushiki wacu niwe ukituyoboreye, niwe uri kukitwigisha afatanije na mwene data. Reka mbasabe babasuhuze kandi babibwire maze dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Tubahaye karibu. Murakoze, nitwa Mukanterusi. Tumaranye iminsi muri ibi byigisho dukomeza kubararikira kubana natwe kandi Imana ibagirire neza. Arakoze cyane Rusi. Reka twakire na mwene data, karibu. Murakoze, nanjye nitwa Mugabo Emmanuel, nkaba mfatanya n'abavandimwe kwigisha ibintu by'iki. Murakoze cyane. Reka dusabe Emmanuel asenge maze narangiza dukomeze n'izindi gahunda. Karibu Emmanuel. Data twese uri mu ijuru, turagushimye kandi turagujimbaje, tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu tugaragariza uko bukeye n'uko bwije. Urukundo rwagaragarije mu mwana wawe, urwo narwo turarubona uko bukeye n'uko bwije. Turakwinze kugira ngo imitima yacu icishirijwe bugufi kwakira ijambo ryawe, maze ritubere ameneze yo kukunda no kugukorera, nugaruka tuzishimira kugusanganira, tuzujye mu izina rya Yesu. Amen. Akoze cyane Emmanuel. Reka twongere tunagusabe maze utwibutse ingingo y'ejo, noneho tubone dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi, igiye kuyoborwa na mushiki wacu, igiye kwigishwa na mushiki wacu. Akoze cyane. Ingingo y'ejo ngira ngo abo twari turi kumwe murabyibuka rero kavuga ngo mu maso y'Imana. Mu maso y'Imana rero twabonye neza yuko abantu bari mu maso y'Imana barasabwa kwicisha bugufi, bakareka kujya bakora ibintu by'amanyanga twabonye byo kugabanya iminzani, byo kugira ibipimo bibeshya. Ibyo bintu ntabwo ari byo mu maso y'Imana. Uri umukristo ugomba kugira umunzani wuzuza neza, ukagira ubucuruzi butashaka inyungu nyinshi kugira ngo ube wabasha guhagarara mu maso y'Imana. Ubwo rero ni Imana itugiraho inama, iravuga ngo tugomba kugenda kwicishije bugufi. Arakoze cyane, arakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Reka twakire Rusi noneho atwigisha ingingo y'uyu munsi. Rusi, tuguhaye karibu. Murakoze cyane. Tugiye kwiga ingingo yo kuwa kabiri ivuga ngo imimerere yacu ni icyubahiro cy'Imana. Kuri A, ni ubuhe busobanuro bufatika bwatanzwe bwerekeranye n'imimerere y'abavuga ko ari ubwoko bw'Imana bari barimo mu gihe cya Mika. Mika 7 mu wa 2 kugeza ku wa 4. Bene data Mugabo akadusomera twese kumve. Arakoze. Muri Mika 7 umurongo wa 2 hari amagambo avuga ngo abubaha Imana bashize mu isi, kandi mu bantu nta utunganye, bose bacira igico kivusha amaraso. Umuntu wese ahigisha mwene se ikigoyi amutega. 3, amaboko yabo akorana ikibi umwete. Ibikomangoma cyabo cyaka amaturo, naho umucamanza agakoreshwa n'umuntu ukomeye yerura irari ry'ibibi riri mu mutima we. Uko niko bahuriza imigambi yabo hamwe. 4, umwiza wo muri bo ameze nk'igitovu, urushaho kuba intungane arutwa n'uruzitiro rw'amahwa. Umunsi wavuzwe n'abahanuzi bawe ari wo guhorwa kwawe uregereje, noneho barumiwe. Murakoze cyane. Amagambo hekereze neza ko mwese muyumvise. Mu buryo ni ubuhe busobanuro bufatika bwatanzwe bwerekeranye n'imimerere abavuga ko ari ubwoko bw'Imana bari barimo mu gihe cya Mika. Ubu se nshuti bavandimwe bene data, iyi mimerere abantu bari bariho mu gihe cya Mika, ubu twebwe tumeze gute mu mimerere yacu? Nge rero nkurikije uko mbyumvira isomo ritubwiye, iyi mimerere y'abantu bo mu gihe cya Mika natwe muri iki gihe niko tumeze. Kandi Imana iratwereka neza n'itara ritumuritse kugira ngo tuve muri iyi mimerere, tushake imimerere yo gusanga Imana. Mu by'ukuri urwango,
guca ibico, kugambanirana. Usanga iyi mico yose uko muyumvise niko tumeze muri iki gihe, ariko mu by'ukuri turabona ko iyi mico atari iyo kwishimirwa, atari Imana ishima. Iyi mimerere yacu ntabwo yahesha Imana icyubahiro, ahubwo biradusaba iki? Biradusaba kugira ngo iyi mico mibi ihinduke kugira ngo tugire imico yo guhesha Imana icyubahiro. Iki cyari igihe cy'akaga gakomeye ku ishyanga ryatoranijwe. Mu myaka mike cyane gusa imiryango 10 y'ubwami bwa Isiraheli yari igiye gutatanyirizwa mu mahanga y'abapagani, kandi mu bwami bw'Ubuyuda naho ibyagaragaraga inyuma byari umwijima. Imbaraga z'icyiza zagendaga zigabanuka vuba vuba, bityo imbaraga z'ikibi zikiyungikanya. Abahanuzi n'Abami paje 324. Mu by'ukuri ahantu twegereje rero imbere y'aha twegereje akaga gakomeye. Rero bisaba kugira ngo tugire imico itandukanye n'iy'abanyamahanga hanze ahangaha. Rero ibi bingibi tugumye tukaguma mu mwijima, ntabwo twagaragaza Imana by'ukuri. Reka twumve no kuri B. Ni iki cyadufasha gukomeza kubona ko dukeneye Imana? Iri somo turabona muri Mika 7:5 kugeza 7, na Zaburi 60:11. Reka mwene data dusomere turebe icyo dukeneye cyadufasha tukava muri uyu mwijima. Arakoze. Reka turebe muri Mika, ngira ngo ubushize twagarakiye kuri 4, reka dukomeze kuri 5. Haravuga ngo ntimukizigire inshuti, ntimukiringire inshuti y'amagara, ndetse n'umugore wawe mupfumbatana ntukamubumburire umunwa wawe ugire icyo umubwira. 6. Kuko umuhungwa azakoza se isoni, umukobwa agahagurukira nyina, umukazana agahagurukira nyirabukwe. Abanzi b'umuntu bazaba bo mu rugo rwe. Urakoze cyane mwene data. Aha hantu mu by'ukuri twimbike tuhatekereze. Muri iyi si tugira inshuti, ariko niba dufite inshuti tukazirutisha Imana, turimo turibeshya cyane. Inshuti nyanshuti itabutetereza ni inshuti ni Yesu. Aha tubonye ko n'umugore muryamana udashobora kubumbura akanwa kawe. Aha harimo icyitonderwa gikomeye cyane, kandi tubona yuko mu by'ukuri kenshi usanga dusitara kuri bagenzi bacu. Ibi bintu rero burya njya mbibona nkabona ko turasiganwa, ariko nta wasiganwa avuga ngo ngwino twirukanke kandi uzi yuko ari urubutanga itarantu mu by'ukuri. Aha rero ntabwo dukwiriye kureba ku bya bagenzi bacu. Ahantu njya nkunda kubivuga cyane, niba aha hantu bigaragaza ko umuntu akwiye gushaka inshuti yimbitse n'inshuti yawe magara muri iyi si, ikaba hari n'inshuti wamuritisha, ubwo mu by'ukuri koko ntabwo harimo isomo rikomeye cyane. Tugomba kugira rero inshuti, kandi tugasobanukirwa kwizera k'ukuri. Kwizera no k'umuntu ku giti cye, ukimbuka kukakugeza ku cyo ugomba gushyikira. Umugambi w'agakiza ijuru rifitiye uragutse cyane bihagije ku buryo ugera ku batuye isi bose. Imana yifuza cyane guhumekera umwuka w'ubugingo mu kiremwa muntu kirambaraye hasi. Umuntu uwo ari we wese umaramaje mu kwifuza ikintu kiruseho kandi cy'agaciro kirenze icyo ari cyo cyose iyi si ishobora gutanga, Imana ntizemera ko acogozwa no kubura icyo yari yiteze. Urumva ko ari umurimo w'umuntu ku giti cye, kuko afite icyo yiteze n'icyo ahirimbaniye. Ntabwo rero ugiteze mu nshuti z'aha mu isi, ntugiteze ku bantu bakiraniwe ngo urareba abantu bakiraniwe bakubereye ikibazo bagize gute. Sha muri ibyo bigoranye usingire ingororano ikuri imbere. Kuri D, ni gute Mika ashimangira mu buryo bwumvikana imico y'Imana? Mika 7:18 na 19. Mwene data naho hadusomere twumve. Muri Mika 7:18 ndetse no 19, imico y'Imana ni iyihe? Reka tuyumve. Batubwiye ngo 18 hari amagambo avuga ngo 18, ni iyihe Mana ihwanye nawe, ibabarira gukiranirwa ikirengagiza ibicumuro cy'abasigaye b'umwandu wayo, ntihoranira uburakari bw'iteka kuko yishimira kugira imbabazi,
izaduhindukirira kutugirira ibambe, izaribatira ibicumuro byacu munsi y'ibirenge byayo, kandi izarohera imuhengeri w'inyanja ibyaha byose. urakoze cyane. Ahangaha bene data rero, burya ikibazo si ibyaha byinshi tuba twakoze, ahubwo ahantu haba ikibazo gikomeye cyane twese twatekerezaho: kwemera ibyaha byawe. Kwemera ibyaha byawe ukabyemerera Imana udaciye hirya no hino mu buryo bwumvikana, uba wumva ukeneye Imana, kandi utakambira Imana wifuza ko imico yawe yahinduka. Rero ibyaha byawe nubwo byatukura tukutuku, ariko ukegera Imana mu buryo bwumvikana, Imana izahindura imico yawe. Mbega ukuri gutangaje nk'uko itegeko ryayo riri, Imana niyo itsindishiriza abizera Yesu bose. Mbega ukuri gutangaje nk'uko itegeko ryayo riri, Imana niyo itsindishiriza abizera Yesu bose. Itekerezo byo ku musozi w'umugisha, aya magambo niho aboneka muri paji 116. Aha rero umunyabyaha wemeye icyaha cye, Imana iramutsindishiriza. Reka rebe na data namwe mwongereho. Nakoze cyane maze umwari isobanura ingingo, kandi harimo n'ijwi ry'irarika. Nyamuneka nimureke twumve irarika, twumve iby'abahanuzi barimo Mika bagiye batubwira. Ni ubutumwa bukomeye cyane kandi butoroshye ku bahanuzi batoya. Nabonye ubuhanuzi bwabo buremereye, kandi mu kuri uko twagiye dukomeza kubwiga, dukeneye kugenda twisubiramo kugira ngo dushyire ibintu ku murongo. Hano rero imimerere yacu n'icyubahiro cy'Imana. Reka twakire mwene data Mugabo atanga inyunganizi, twumvikanishe iri tandukaniro riri mu mimerere yacu ndetse n'iy'Imana uhereye kera kugeza n'uyu munsi. Imana aho iri, ariko n'abana b'abantu burya uko bari. Karibu Mugabo rero utanga inyunganizi. Urakoze cyane. Nk'uko mwene data bivuze, aba bahanuzi bato bafite ubutumwa butyaye. Uyu muhanuzi bita Mika yahanuye mu gihe cy'umwami Yotamu ndetse na Ahazi. Aba bahanuzi rero yahanuye mu gihe cy'abami bari bariho, bari kujyana Isiraheli mu bunyage. Ubwo rero byari ibintu bikomeye cyane. Niyo mpamvu abari bageze mu gihe hano twasomye ngo umwiza muri bo yari ameze nk'igitovu. Igitovu ngira ngo maruzi ko kirahanda kigira amahwa. Noneho rero ngo umurusha kuba mwiza ngo yari ameze nk'uruzitiro rw'amahwa. Urumva abantu bari bageze. Noneho rero Mika rero yari ari guhanura muri icyo gihe. Ubwo rero niyo mpamvu Mika yari afite ubutumwa butyaye cyane kugira ngo abantu babashe kumva. Byari bigoye kubera icyo gihe cyari igihe kibi cyane. Niyo mpamvu rero hano bagiye bakoresha ibishoboka byose kugira ngo tubashe kumva ndetse no gusobanukirwa icyo Uwiteka dushakaho. Imimerere y'Imana n'imimerere yacu n'icyubahiro cy'Imana ni ibintu bibiri bitandukanye. Imimerere yacu rero iri hasi cyane kuryo nyine ko umwiza ni amahwa, undi ni igitovu, kandi Imana twabonye neza yuko mu mbabazi zayo nyine irifuza kutugarura. Bivuze ngo ntabwo rero urwego abo bantu bari bagezeho ntabwo bagaruka ngo bikunde. Ahubwo n'ampamvu twagiye dusoma rero ku Uwiteka akavuga ati none nze nzabagarura mu mbabazi ze, wazabagarura yongera boze, abuhagire, abatunganye, hanyuma bishire bameze nk'umugeni ushima. Niyo Imana rero bashaka kutubwira. Urakoze cyane. Katubashimire duhimiye ingingo. Ni ingingo yumvikana imimerere yacu n'icyubahiro cy'Imana n'ibintu bibiri bitandukanye, ariko ubwiza bw'Imana ntabwo Imana ishaka kubwigumanira, irashaka kubaha aba bantu bameze nk'uruzitiro rw'amahwa, bameze nk'igitovu. Ni umugisha rero udasanzwe Imana iduha. Rero nimureke tuwakire, tubashimire uburyo tubana umunsi ku wundi, kandi dushimire bene data na mushiki wacu bakomeje kudufasha muri iki cyigisho. Ibyigisho byacu nakagaruka n'ejo bundi tuzaba turi kumwe. Mwese tubifurije guhirwa mu izina rya Yesu. Amen.